noneho n'ikimenyimenyi wa muyobozi we uzagenzure mu mudugudu yawe yose so uyizi n'abayobozi sububazi uzasanga umudugudu wanyu uzasanga ari wo wa mbere kandi kirenzeho nyine wo mudugudu ufite abana biga mu mashuri y'amarerero kandi usanga biga bagafata ibyo mwarimu wabo babwiye byose ugomba kwagera ukahita ubabaza mwarimu bababwiye guki bose bagahita bakubwira ibyo bize barakira cyane umudugudu wawe wa mbere rero ugirire rero mu mudugudu wawe rero ni igiki nyakubahwa ugirire rero ngerira hari rwose ugirire rero akada ugirire rero ngiye babagamo ribagamo wesha we yisinziriye sinabivuze umusaza nuko umukurana no kukazi tubwira ibyo uyu mugabo uravuze avuze ngo mudugudu twibera inshuti nje nico nshaka waceceka ibibazo byawe ko biragegwa mudugudu ni mwiza shaka abe harasha ni mwiza se nyakubahwa madamu Kami yicarire urakoze cyane bwana muyobozi ukomeze tugere mu mudugudu uradusoreza iyi gahunda y'inama umudugudu wa Manyinya uhagarariye nanyaruke ahite atangira ku cyambere yagezeho dore umwaka tugeze mu hagati atubwire ibyo amaze kugeraho. Murakoze bwana muyobozi, murakoze kumpa ijambo. Icyo nagezeho ibyo nahize byose ni narahize yuko abana bazajya mu ishuri bose barigiyemo bariga nta kibazo. Ibintu bijyanye n'umuriro n'amazi byagezemo. Urebye mbese mu byo nahize muri uyu mwaka byose nabigezeho bwana muyobozi. Abaturage bo mu mudugudu wawe bacana kuri cana rumwe cyangwa bafite amaziko? Cana rumwe zo ntago zirahagera, nako nabyo ni nabihize muri uyu mwaka. Bacana mu maziko ariko nabyo kubera amashanyarazi yabagezeho nabyo biraza muri iyi minsi. Urebye mbese umudugudu wanje nta kibazo uri kwiteza imbere no gukora ubusinzi bukabije. Ubusinzi bukabije buvugwa mu mudugudu wawe. Dore ratabwa no muyobozi. Inzoga uyu akoreshaga abana bari kuza kwikorera inzabo. Bore wasinze subyutse. Urebye ibyo by'inzoga byo wenda ni gakeya kuko nanje ngerayo nanje ndimanyewemo gake. Ariko urebye bazinywa amasaha ageze. Umva n'umudugudu gukuntu gwitwa Manyinya. Izina ni ryo muntu koko. Yaba ni Manyinya koko. Ibyo byo nukubesha inzoga kuko tuzinywa mu masaha yazo. Ufunga bafunga kare amaronda arakogwa kandi mukanywa mu rugero. Kandi tukanywa mu rugero. Kuko ntago baba basinzi na mudugudu ari umusinzi. Dore amarondo abasanga abajyamye mu bukabare. Urakoze bwana abaturage abagabo benshi mwihamashi we mwihamashi bazaga muri kabari yanje. Wewe utihamashi ngwi wewe utihamashi. Abayobozi bakoze neza mwihamashi. Akabana abafundi nakiraci haya mashi bavuze na uyu nguyu we nagakiri mudugudu guhera uyu munsi. Namwegushe ntago nabyemera. Nigitahe aranashaje rega ntago umuntu wowe mwegeranye n'umudugudu we umbwirire ushinzwe umutekano ategure umunsi ndamuhamagara muri weekend tuzakora inama. Oya tuzayikora kuwa kabiri mu nama y'inteko rusange ku kagari. Bazaze abaturage ari benshi tuzatora mudugudu muzima utari uyu nguyu. Ndababwira rwose bwana muyobozi ndabageraho. Bambwirire ubwo biragiye ubwo butumwa bigiye gukora ubusinzi kumujana he Neska ari kunjana bwana muyobozi. Mureka agende wenyine. Nagende rwose aransa ariko mugabareka niyumvira inama ko bakweguje abivuga. Oya ibyo reka genda wenyine. Genda wenyine dore nagakoni kawe. Aha murakoze numvise mwarakoze neza bamwe muri mwe ko hari n'abandi batitwaye neza.
mu bataritwaye neza cyane wa mbere n'uyu wa kabiri n'uyu ako nura wahinze urumogi mu mudugudu. Ese bwana muyobozi Tugiye sinakubwiye ko kumwiga. naruranduye Yego tumwigeho. nararuranduye gose tugiye Ugeze mu kumwigaho. mudugudu wawe wasanga ntabwo ako wagisazo watse kungenda nubundi wowe kutazongera kuyobora umudugudu. Urumogi nta kintu rwageza muri uriya sosiyete muturage nyarwanda. ungemuriraga. Uriya muturage ungemuriraga. Inde Umuturage wawe. sha warasaze. Bwana muyobozi wo muri Miserebanya, uyu mugabo uyu ko wumva ko yabujije abana b'umudugudu we kurya imboga, uri kumva wakwiye gukomeza kuyobora cyangwa nawe tumufatira imyanzuro nk'iyo twafatiye uyu nguyu? Tugenekereje uyu mugabo ashaka kugwaza abana bwaki, Yego ico nico nabagomba kwegura. Nawe tubwire nyakubahwa. oya nje nabivuze kare atuma bagwingira gute kwihema ubwo ngubwo ndababwira bongeye bazitere baje bakweguze Utazi imboga icari cyo. Nyakubahwa uhagarariye abo muri Manyinya, tubwire umwanzuro twafatira uyu mugabo. uyu mugabo nawe ari kubyumva yuko yarabyise ibyatsi by'ingurube, atazi ko imboga arizo ari ingirakamaro ku bana. Nawe yagenda akisubiraho nk'aho mwamahayeho igishanga akagenda akazitera abana bakakura neza. Nawe azahinga Ijambo itabi. ryanjye ryariye. Nanjye nkeneye ijambo muyobozi. Arega uyu mugabo muramurenganya. Ukaresha n'ubwenge bwe n'ubungana. Ubwo rero ashaka kujya ngagwingiza abana bareshye nkawe. Ubwo rero cyokoze n'ukumugira ako kantu ntari keza. tugomba kumukosora akagira ubwenge. Ubwo ntago ari ubwenge bw'umuntu Ariko rero nje nikumva twatorera kubera kuko wenda niba yaratazi ko imboga zifite akamaro ku bana, ubwo yari yarabemereye kurya nk'amagi n'inyama, wenda tukavuga tuti tugiye kumuhugura amenye ko imboga zifite akamaro. Impamvu yuko ataziriye. Nazo yariye. Nyakubahwa nta mboga wigeze urya. Oya ntabwo Wajya imboga ukaburesha guca. Umugabo ko niko nari umusorera ko muri kumwita muto. Mubyira haguru kureba. twaje mu mitsi wawe wambasha. Haguru kureba turebe. Genda. ako mwabigabo mwe mureke inama bafata umwanzuro twitaye. Aha, ubwo umwanzuro turamubabariye uyu nguyu. Ariko murakoze. wisubireho. Akada kabaye Naje mu mbabarire nyakubahwa. Honyine reka mfukame mu mbabarire. Mu mbabarire rwose ibyo bintu by'amatabi Oya we urakabije. wowe bakwiye kuri byinshi. Uzabagaburira ngo igikamba ngo nibijumba ngo muri bamara Mushogoro. Ako bwana muyobozi mushaka mwamubabarira nawe ndabihagarika kuko urebye wenda nubwo yadindibirije umudugudu we ariko afite makanu kazima ko kugemura wenda ako kago. kandi ikindi gihe Ukaba tubona akantu kazima. ikindi gihe ni muntu inama muzasage n'abaruhije n'abayi wa mbere urubyiruko ubwo warabaye wa mbere mu gutera inyuma. mu gutera imbere. Ejo bundi ruzaba rwasubije umudugudu wawe inyuma kandi nta n'urwo wengaga ruturukaga iyi. Nyine mwamubabarira kubera umudugudu wanjye ari gutera imbere agakomeza akaruza. Tumubabarire. reka ntabwo bibaho. Iyo ntago twamubabarira. Asha Mungu ntabwo nabyemera. karanashaje Ageze no mu zabukuru nataye. bamutoye atazi n'ishuri ryaryo akubundi abaturage bawe barebaga sibyo ko nabo bameze nkawe cyo koze nuko mbitaga Reba ibigofero Ngo nuko banywaga inzoga iwe. inzagwa by'itabi kurwa muri hangova yarabarenze. Reba ukuntu cyari cyanasinziye mbere ntabwo muri kubibona rwose muyobozi. Ngo mwakoze kuza mwese. Ubwo nama ibyo itugejejeho mwese mwabibonye, hari abakoze neza, hari n'abatarakoze, abo tugiriye imbabazi. Atansiyo mu yindi nama ikurikira tuzayikora twaramanje twaza kubasura. Ngo tuzaba twaragize gute yemwe? Araje kubasura. Twaramanje kubasura. Uyu nguyu utashe agende aba umuturage mwiza. Nubwo ugiye kuba umuturage utagiye gukomeza kuyobora,
niwitwara nabi uzabiryozwa. agiye kunyaga abaturage igishanga babahaye. Batubabariye mwese abagize amafuti mugende mwisubireho. Ubwo wowe uratubwirira umudugudu wo kuyu musaza kwa Bihemu tuzahurire hano ku kagari mu nteko kwa kabiri mu nteko rusange duhite dutora. Murakoze cyane. Kiragishanga mwampaye murakarama. Ntago muzamba wara ngo mumpeho nk'uturima nka tubiri. Kiragishanga kizahita gifata undi mudugudu uzagusimbura. Hasi imishogoro nahinzemo zayisarura gute? Bayihinzemo nari abaturage bayihinze. N'amata ahubwo muzahita mukindura mu uzarimbura uzaze uyafata uje kuyabona. Ntago ari byo rwose. Yarangiye.